ufite umugore wo kumara iki Karubanda kaminuza nkuru y'abapadiri ariko mpageze muri seminaire nkuru grand séminaire ya yego noneho mpageze ndavuga ntese ibi bintu bizavamo nahize umwaka umwe nawo ntabwo wagezemo namita mbakwepe okay ngewe usibye kurwara amaso abantu bambona ndwaye amaso bakagira ngo ngewe inzoga cyangwa ngo isigara cyangwa ngo iki ibigambo by'abantu ntukajye ubyitaho iyo umuntu ashatse kugufasha aragufasha atabishaka akarorera turumvikana nubwo ngenda n'amaguru sawa imodoka nubwo yagira ikibazo natega na moto ufite imodoka imwe se ntampaye inka rero ufite imodoka tugende nyikwerekeye aho iparitse vuba paritse hariya ahubwo ko ntajya nazigaye uriya muntu uzoza mu kinamba hano hirya amen noneho umugore araje ibintu byose bibaye amahoro ngo yaragukumbuye bizu hano vuba nari ngize umvise umeze gute ndasusurutse cyangwa urasusumiye ndasusurutse akigusoma wumvise warira nyumvishe ute muhereze mikrofone muri kono byumvise ndasusurutse inyuma y'imyaka ingahe batagusoma imyaka myinshi n'imyaka ni 10 bakongera ikindi basi bakongera ikindi izina ni ukuri kw'Imana yarakutamiye tekerezo cyo kuzana umugore ufite ubundi barakubwira ngo fata umwana wese nk'uwawe abagore bose bafata nk'abawe bazagukubita bakwibeshya ukangwita hoya ndavuga abagore babandi nyagahe shaka umugore n'ukuri shaka umugore kuko njye ndi gukubonamo inzara rwose inzara y'abagore ntago babubona koko nasubye ibyo nyene nibyo navuga ko ufite inzara yego Eveno mi gente one the son of Africa biz back in Ego Golden Coin bwahita nitwa Kazi Kesi reka nizere kumeze neza aho herere hirya no hino hatandukanye uri mu Rwanda muri Afrika cyangwa se hanze Afrika ibyo urimo byose mu gihe waba urimo reka tukwifurize ishya n'ihirwe mu byo uri gukora byose Imana ibane nawe twebwe turi Kigali imbere ya screen zanyu muri kwabona umupapa umugabo umustar umustar ntago ajya saza legend gent muri kubona gentleman ubwo nabyo turaza kubigarukaho muri ibyo ngibyo utubwira impamvu yise gutyo abuse ndi bantu barakuzi ariko reka tutangire tubibwira tubibutse nitwa Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene Nyagahene umuntu ukivuga Nyagahene kuva ku bantu tungana n'abari hepfo yanjye bahita babyumva kuko uri mu bantu basotse kuri CD mu myaka yashize myinshi cyane muri industry ya filme abantu hari bamaze ngira ngo hari ikiganiro umaze iminsi ukoze nari cyo ndibuze guheraho wenda kwireferaho hanyuma tuganire tujye kuganira ku buzima bwawe muri rusange tuze no kugera aho abantu babo kano kanya uko bimeze natinze reka tumanze duhere ku buzima bwawe bwite ubundi Nyagahene yavutse ryari mu muryango w'abana banga yavukira hehe kugira ngo tuze kugenda tuzamuka tugere kuri uyu munsi Nyagahene navukiye Lubumbashi uvuye hano kugerayo utagenda indege kabiri bwa mbere vani kagwa Kigali he uva hano ubwo nukuvuga ngo uvuye wenda ikibuga cy'indege cya Kanombe ukagera Igoma ugafata indi ndege kakugeza Lubumbashi tutega kabiri ariko ni indege uramutse ugera n'imodoka
koko reka mbigusobanurire neza ubyumve uyambwira. bon kuva hano kugera Lubumbashi no icyangugu yego iyo uvuye hano na Kwasteri ugira Lubumbashi ni nk'uko wafata indege umva uburemere bwa kilometre kare zihari ugiye kujyana indege na Kwasteri ibyo bintu bibiri yego uvuye hano utezi Kwasteri ukajya i Kamembe yego Cyangugu undi agatega indege avuye hajya mu Bubiligi bose bagereye icyarimwe amasaha angahe 8 tayari urabizi burya narigeze ngo numve ko ibintu uri kuvuga nyine uri siyo noneho oya ubibaze wasanga ari byo oya nibyo byuvuze ndabyemera nyuma aho bashyira speed gavana ariko Lubumbashi urenzaho we ntabwo urajya mu ndege n'ubundi hagiyemo da ariko idakora urumva ko uri kadogo ariko nzayijyamo Imana ishimwe tuzajyana Lubumbashi dusubire ku ivuko ntabwo tuzajyana se kujyayo nta kibazo domaine de Katanga Katanga kwa Chombe bamwita ise sekuru itwaga Moise Chombe noneho umuhungu we Imana imuha umugisha ni umwana mwiza ufite ikipe yitwa Tupisa Mazembe yitwa Moise Chombe oya hapana Moise Chombe ufite Tupisa Mazembe noneho mukuru nawe yitwaga Chombe baritiranwaga aya ni amateka yo iwabo wa Nyagahene wavutse muhe mwaka okay njye navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe mbivuga mu gifaransa kugira abantu dukurikirana bose barimo kubyumva cyakwikoresheza ikinyarwanda nta kibazo français oui turaza kubihindura mu kinyarwanda nta kibazo 1900 kumbuki dore ugurite ni iki uvuze 900 kumbuki sikumbuke nyine ni ukuvuga ngo ariko imyaka yo ndayizi ningahe ubwo ningahe ubwo se nayibuka gute kandi mvuze sikumbuke nyine igitibuka n'umwaka uvukamo mbaza imyaka ngiye mfite ufite imyaka ingahe urayishakira iki kuyimenya kubaza 40 ukuyeho umwe 39 okay ubwo bazi imibare bayikorere nabo turi 24 ubwo uzi imibare turi 24 ubwo 39 tabari ibyo wavukiye nyine cyane rwose biza 80 na nibyo niba ubwo naho ngaho hafi aho ngaho hanyuma ubwo ufite ku myaka 39 wavutse mu bana bangahe wavukiye mu bana bangahe mu muryango wanjye dufite abana papa yabyaye abana 12 uri wakangahe ngewe ndi umwana wa 9 bose bagize amahirwe yo kubaho barahari umuryango wa 12 umwe yatabariye u Rwanda Imana imuha umugisha kapiteni Amani Kayitaba Imana imuha umugisha yitabye Imana Imana ikomeze umuhiruko abandi bo barahari 11 barahari hanyuma ubutubwe ko avukiye ubwo muri Kongo Lubumbashi uza kugera i Kigali wisanzana i Kigali gute ryari navuye Lubumbashi kubera ko papa yakoraga Beni waraza batuzana Lubumbashi niho navukiye tujya Beni tuva Beni tujya Mutwanga tuva Mutwanga tuza Goma tatwinjira hano ibyo byose nico byo muri Kongo waruvuze Beni Mutonga Goma ngo ni quartier zo muri Kongo muva muisangino mu Rwanda umwako twisangino kandi to dufite ubwenge oya ndavuga okay muva Goma mbabarire muva Goma muzani Kigali mu Rwanda uri buku mwaka mwaka 94 nubwo waje Kigali ubwo wari umaze kugira mu myaka ibyo byose muri 10
cyangwa irengaho gatoya. Aha. Uwize amashuri warize nako reka mpera aho ngaho. Oya, nese umuntu utarize ntago waba muri Zaire d'abord. Cyo gihe ari kubwamo buto. Yego. Ntago waba uriyo utarize. Papa wanjye ari umukire, ari umuyobozi, ntago umwana we yabaho atiga. Yego. Bivuze ngo warize cyane. Muri Kongo uravuga muri Kongo? Ndetse mugeze nani Kigali wakomeje kwiga se? Twavuye muri Zaire ako kuvuga Kongo kandi Kongo yaje ejo bundi kubwa abantu zabariye. Ngiye navuye muri Zaire ariyo Kongo nyine. Njya Bujumbura, mva Bujumbura nza hano. Ibyugoma se kandi bihindutse bite? Mvuye Goma nambuka uzi Kivu urakizu? Ndake cyane. Okay. Iyo wambutse Kivu ubu ugiye hehe? Uvuye muri Kongo se bitirwa naho? Muri Zaire. Uvuye Zaire? Muri Zaire. Iyo uvuye Igoma. Yego. Hari Poro bita muri munsi ya musozi muremure witwa Goma. Ugafata ubwato. Yego. Ukagera Bukavu. Kava Bukavu kajya Uvira, ukava Uvira ukahita winjira Bujumbura. Aha, ugatukome. Byose ndi kukubwira. Umfasha nyine niyo mpamvu uri kumfasha ayo amateka yo wabaye umurazi kundusha. Nabaye mu rwose. Nuko duce nge mba ntaranatugeramo. Ubwo nyine niyo mpamvu udufashe gukora urwo rugendo rwose. Wageze i Kigali n'umuryango mwari mwimutse mwese nk'umuryango? Ni ukuvuga ngo bamwe bari baraje. Abandi bari Burayi, abandi bari muri Amerika. Icyo gihe twavuye Zaire na mama na mushiki wanjye umwe. Yego. Ariko uzikureba mu mazi gutya kavuga uti mpaye nka rero ndaguye. Nibwo bwa mbere yakandagiyeho. Ubwato buvana bukagera hirya. Aribwo bwa mbere ububonye. We na mama wawe na mushiki wawe. Yego. Ubwo nibwo nimwe mwajena. Ubwo ni ukuvuga ngo twageze Bujumbura dusangayo abandi bavandimwe. Tumaze kuhagera reka 93. Yego. Habaye iki rero? Nahise mfata icyemezo ngewe. Iki? Nabacitse. Ubacika? Okay, urumva Bujumbura icyo gihe nibwo uriya nta nubwo tujya mu bibazo bya politike. Ariko byabaye abantu bari dukurikiye barabizi. Yego. Ngewe nahise mfata icyemezo mpita nizera no mu Rwanda. Kandi naje n'amaguru. Uvuye Bujumbura? Uvuye Bujumbura ushyikira he? Uje mu Rwanda? Nanyuze Kanyaru. Nambuka uriya mugezi wa Kanyaru urabona? Ndahabona mu hepfo hegera amajyepfo. Mu majyepfo. Mpita nambuka ndaza. Nkimara kugera urabona hano bita i Butare? Apana utaragera kuri kaminuza. Za Tumba. Tumba. Aho. Mura n'abahungu beza. Baranyakira. Turajyana. Baranyigisha na n'uyu munsi. Ibyo nzi nibyo mbakesha sukukubeshya. Yego. Bishatse kubaho kuva icyo gihe ntabwo wongeye gusubira n'umuryango wawe. Ndavuga abavandimwe. Abavandimwe barahari. Ndavuga muri kumwe ubu ngubu baje kuza nyuma ariko. Bamwe baje nyuma abandi bari baraje mbere. Cyane cyane ka Shimire mukuru wanjye uri muri Canada. Yego. Jacques Mani bw'umugisha. Meja turabana hariya hirya. Marshal ni petit frère wanjye. Marshal we Marshal none Marshal Ujeko. Twe dufite abasirikare utamenya umubare wabo. Uri kuvuga Marshal Ujeko nzi se uri w'umuhanzi cyangwa ni Marshal w'umuhanzi ntabwo umuzi? Marshal Ujeko. Apana Jeko se ni pana. Marshal okay, Marshal uheze Marshal ni petit frère wanjye. Ntureba umugabo witwa Alpha uramuzi? Alpha zikari benshi. Ndavuga Alpha Rwirangira se? Apana. Alpha gusa uramuzi?
Okay, niba utamuzi mwihorere. nta Reka kibazo. nongere nsuhuze Grand Frère Mustafa, Mm. big up. Grand Frère Soti, abakobwa bo ntacyo nababwira njyewe. kubera iki se kandi mwapfuye iki? Apana. Mm. Bashiki bawe Ni bashiki banjye. hanyuma kuki ntacyo babwira se? Bashiki banjye beza pe. Bameze basa n'abariya bandi kureba hariya hirya no hino. Mbabwira iki? Njyewe barakubeshye. Mbashimire ko nk'abavandimwe nyine. N'abavandimwe ariko njye ntacyo nababwira. Kubera iki nyine? Njye nakubwiye Alpha, nkubwira Marechal, nkubwira Major, nkubwira Soti Jean Claude. Mais mitangira Na gusa Jacques. regretter Grand Frère wapfuye Amani. Nkubwira Jacques uri muri Canada. Yego. Bashiki banjye bandi atakakura. Tubwira impamvu nyine ubafata gutyo. Batoke kuri kubera iki? Hari icyo mwapfuye kidasanzwe? Impamvu ni imwe. Ko n'ubundi turi kugaruka ku buzima bwawe tugira ngo abantu babashe kumenya inzira nyagaye no kugera kano kanya. Ntacyo bitwaye. Wari uzi neza ko tugiye no muri Bible barakubwira ngo ntabwo umugore yaremwe. Byagenze bite? Umugore Imana yarebye Adamu isanga afite irungu, ivanamo urubavu rumwe irema umugore. Ibyo ntago nose ntigeze nkubwira mama. Ibyo ni byanditse muri Bibiliya. Nawe turashe tumugereho mu kanya. Mama wanjye ntago namuvugaho. Nta kibazo basi saracyariho. Ababyeyi bawe bombi bitabye Imana. Bombi bitabye Imana. Imana ibaye uruko ridashira. Yego. Ubwo bitabye Imana uri ku mwaka? Papa grand-père, papa wanjye. Ngiye mwita grand-père ariko ni papa wanjye. N'ubu muvuze iyo mwibutse ndarira. Komera. Mubwire umwaka 2001. Mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi tariki 30 z'ukwa gatandatu. Mvuga ngo kwa mbere ku kwa karindwi umva nutangira kumbaza ibyo ngibyo rero birabeza kuba bibi. Oya komera. Nawe komera nta kibazo. Dukomerane. Reka twikomereze ibyo tubirenge ariko Imana ikomeze imuhe iruko ridashira. Mama wawe nawe yitabye Imana nyuma yaho cyangwa mu mwaka wa 2012. 2012. We nta nubwo ari igihe kinini gishize bose Imana ibaye iruko ridashira. Reka no twigarukire ku buzima bwawe. Hano i Kigali warahageze mu Rwanda, reka mbyite mu Rwanda, ubasha gukomeza amashuri. Narize ariko buriya. Wariyize kugera mu wakangahe niba atari bana? Nize amashuri ashoboka yose. Ashoboka yose ubwo no kuvuga. Ubu urashaka yahe? Ubwo nyine mu Rwanda system yako ni meza, wiga primaire ukajya secondaire ugakomeza muri kaminuza. Mbaza ngo wigeze ugera muri kaminuza? Wigeze ugera muri kaminuza? Ako sindakubaza ntazi ko wageze muri troncome, kaduhere hasi. Okay, primaire wayigezemo hano mu Rwanda. Kaduhere hasi. Ndakubwiye nize muri Saint André. Saint André ntago wava hano ngo wijyaneyo. Oya. Ntago byavamo. Bon, navuye muri Saint André, navuye Indera, Petit Seminaire ya Ndera. Yego. Njya muri Saint André. Urumva? Ku Petit Seminaire yize muri troncome. Samashuri y'abapadiri. Yego. Bon. Saint André. Mvuye Saint André mitanja ibutare iruhande. Kaminuza. Kwa mpanda yande. Kwa mpanda yande. None mvuyeyo njya noneho muri kaminuza nanone ya indi nkuru y'abapadiri. Wayita uva kubita byaye mwana. Njye nagiye kunshanga. Wagiye iruhande katugende gake gake. Iruhande wagize iki? Ibijyanye n'iki? Ibijyanye n'indimi. Muri kaminuza. Ubwo byitwaga gute? Lettre. Lettre. Ibyo ntibyagiye muri secondaire nyagaye. Kwangu iki? None se none rikanze nkubwira aho ngaho rikamaze nkibuke neza bizina byaho nge ntabwo mbyibuka neza. Navuye Butare. Mitanja ahantu hitwa Karubanda. Kaminuza nkuru y'abapadiri. Ariko mpageze
Grand Seminaire ya yego noneho mageze ndavuga ntese ibi bintu bizavamo nahize umwaka umwe nawo ntabwo wagezemo namita mbakwepe Kigali we ngo iki impamvu nabakwebye naratekereje ndavuga nizeye ubu ko nzapfe ntabyaye bagende bankubite ivara nge nambara nk'umupadiri ngewe nta kiba ni umuhamagaro mwiza ariko ntabwo nubwo wamenye nawe naciye ni ukuri ndamaze hasi Kigali we Imana iraguhamagara iguhamagaye uba upfuye guhamagara mu bintu byayo umuhamagara no umuhamagara n'uwo waguhamagara none se iyo uvuze ngo Imana iraguhamagaye we kuguhamagara ndakubajije wewe no kuvuga ngo wowe uzita abashitani waracitse muri bohara muri Grand Seminaire uvuye muri seminaire ugiye Grand Seminaire tubivamo inyuma yo kubivamo ahise ujya mu buzima rero tuze kugira mu gihe winjiye muri sinema ari nabwo abantu bamenye Nyagahene nyawe okay nyuma yo kuva Karubanda wahise ujya mu biki yego navuyeyo nkimara kuvayo umva umwaka ntago washize navuyeyo hashize nk'igihe gitoya navuganye oya ibi ntabwo ari byo reka ngende ndebe societe ukuntu imeze barumuna banjye bashiki banjye mbafashe kubyo nize bitanza ndandika nanditse ngo i Kigali si Kigoma iyo ni filime yego nge nanditse barayizi pe iyo ni filime nandika ihorihoze niwo wazanditse yego wakinanagamo nabande harimo Kanyombya harimo baya bose babona twakoranaga ahubwo reka musuhuze muze Kensi nawe yigeze gukinamo muri filime wanditse ihorihoze na Kigali si Kigoma nizo zonyine uracyatubwira okay ari ihorihoze Kigali si Kigoma nta munoza isano yacu niyo Kensi yakinyemo ari umu boss wa Kanyombya boss byanakomeje birawukunda ahubwo uraje kutubwira aho byanjye kuko urumva ko niwo usa nkaho ntago byakwanga kubera ko ubundi iyo uri umuhanzi nta muhanzi upfa ntabwo bizi bajya bavuga ngo nta munyonzi upfa ariko nta muhanzi upfa uyu munsi abantu batari banakubone bakuboneraga mu byo bihangano byo gukora ubwo wisanze muri kariyeri yo gukina filime no izo filime warazanditse nyine ku gitekerezo cyo kwandika narazanditse cyavuye okay icya mbere nge nize philosophy niga psychology ku buryo nabona nk'inkoko yatambuka hano cyangwa si ihene cyangwa ihene ni njyewe Nyagahene nabona nk'akantu k'agatungo kanyuze hano nkakitegera kahise kanyura hano urabona kagurutse agapapillon yes nkakitegereza nkavuga ni okay kanyere nkandikeho noneho nkaba nafata umuntu nkavuga nti ugiye kwirukankana kariya gapapillon kagukwepe akanyugunyugu kagukwepe tugufilme bishimishe ababona ibyo ugiye gukora sibyo icya kabiri agiye abantu bajya barakaranya ukajya kubona ukabona umwe afashe ibuye ariteye undi ni ubugoryi ni ubunyamaswa ubugome ikindi cya gatatu ushobora gufata ntureba ushobora gufata imeza nk'ariya imeza y'urubaho ukaza warakaranyije n'umugore wawe ugafata imeza ukayitura umujinya
ukayimenagura kandi ntacyo mwapfuye. Icya kane ntago ndi bukirenze. Ndibuka kera twiga muri primaire muri Zaire kwa Mobutu, umwarimu yavaga mu rugo yatunganye, ari umugabo yatunganye n'umugore we, abanyeshuri bakabizira. Yaba we uzi ukuntu babigenzaga? Mbikubwire, fasha gutya nkwereke. Umwarimu akaza akakubwira ngo gira gutya, agashiraho utuntu hano hagati y'intoki, none yarangiza agakanda udukaramu. N'ubugome burenze butanabaho. Njyewe ngenda bizi. Noneho rero twebwe banatwangaga cyane kuko twari abanyarwanda. Ngo ati nimwe mwaje kudutesha umutwe hano, wajya nko kuri toilette ukagira ibyaha ugasanga udasiramuye. Yewe wahuraga n'ibyago bitabaho. ngo iki njye oya nasiramuye Lubumbashi Goma niyo ndi kuvuga. Abashenzi barakubiswe kera cyane, abantu barakubiswe barabatutse ka filime Tomba kuko uzi icyo bisakize kuvuga nuko rero nako niwe gitutse cyihoreye abatacyumva tunabyo turi cyo gusobanura ibitutse ibyo bintu no kudusobanura ni bine bifite bihuriye n'igitekerezo cyo gutangira kwandika amafilme. Nibabonaga bikaguhereza igitekerezo cyo gutangira kwandika amafilme, wisanga muri industry ya filime yo gukina filime hano mu Rwanda. Ni urugero rwatangiriye he, rwatangijwe nande? Kuko bimenye kugira ngo ngufashe gukina n'abantu ba Kanyombya ba Gracia, ngo mwamitaga icyo gihe yari Seburiko kaje yitwaga. Oya, aho ngaho wibeshye gatoya, uretse gato. Kanyombya niwe wandekrise ngewe, ndanamushimira pe. Noneho na Kanuma murumuna we le regrette, Imana imumuri iruko ridashira. Noneho Nyirakanyana, Nyirankende, Nyirakimonyo, ubwo babaye bangahe? Bane. Babaye batandatu, hakazamo na Samusuri. Okay, si barindwi. Yes. Twese twagiye dushakwa na Kanyombya wenyine. Abanzovu ni abana batoya. Oya, imyaka yo baba we. Nzovu afite imyaka 53 niba ari n'ibiri n'umbaza. Ajya kungana ariyo na Gracia umukuru ninde? Ndabasanga bagiye kungana ntago mbese ngewe. Nzovu we n'umwana. Ugiye kuvuga ngo filime mwayitangiye gute? Twayitangira n'abo bantu barindwi, si barindwi? Bari bakimaze kujya. Okay, ni barindwi. Yego. Barindwi yego. Kaza hano n'abanzovu bagiye baje nyuma. Haje nyuma Nzovu Mukarujanga nyina wa Mbogo. Bari ba Seburiko ko Gracia nuriya baje nyuma, bari ntago nubwo bigize bakina filime nkatwe. Ubwambere mukura mwahuye mu filime yitwa gute? Twabanje gukina iyitwa Nta umenya aho bwirageze. Wose umugani nyarwanda? Nta umenya aho bwira ageze. Yanditswe nande? Na Habyarimana Charles, Imana imumugisha. Yego. Aracyari? Arahari. Nuba ubwo ni wari ushinzwe kurokita abakinnyi ari Kanyombya, ariko igitekerezo filime mwakinnye yanditswe na Charles. Yego. Uri umwaka kuya tuzo kubijyana neza? Umwaka 2002. Yego. Muri 2002. Kera cyane. Iyo nkubwira ngo maze imyaka 20 irenga urumva. None se waje kumenya ko ufite impano yo gukina amafilime gute? Ko wari umuvuye muri seminari warize utari wenda warazanditse, hari zo wagerageje kwandika nyuma, ariko kuyibona impano waje kubona impano yo gukina amafilime. Okay. Urabona iyo umuntu hari abantu benshi bajya bavuga ngo nge mfite impano
ubwirwa n'icyo ko ufite impano nyine utarayigaragaza. So hari abantu benshi bari hano hanze bafite impano kandi nyinshi zo gukina, zo kuririmba, n'umupira nabwo urabizi ko bijyamo. Ariko se ubwirwa n'iki ko ufite impano yo gukina? Hari abantu bajya none abantu bajya mu magara ngo njye ndi mu majyaruguru mufite impano yo gukina filime. Mubwiwe n'iki? Amubaza ati ntago mbizi ariko nzi ko nyifite. Okay, uzaze tuyirebe. Ukina kuvuga ntacyumve neza. Yego. Ntabwo impano yiyumvamo ahubwo ngiye ku giti cyanjye mfite imyaka ku myaka 9 narindi igoma Lubumbashi habaye akantu gatoya. Monseigneur yitwa Ngabo. Monseigneur Ngabo yavuye i Kinshasa araza hari kuri Noheli kugira ngo agaragaze ukuntu umwana Yesu yavutse. None tujya ku kiliziya bashaka umuntu wakina akantu gato ari umupfumu wa Herode. Ndavuga n'ibindi ndabikora ariko buriya mfite imyaka 9 nicaye napana kwicara gutya ku ntebe. Urabona iyo umwami yicaye gutya wowe wicara munsi ye. Narakinnye barumirwa ku myaka 9 ubwo nibwo namenye ko wenda impano nayigira. Urakoze cyane ubwo wari ukiri mutoya. Uzana no kwipuriza muri iyo filime. Iyo filime ya mbere utangiye gukina. Arana kubaho. Oya. Iyo niyo ya mbere nakinnye. Ariko nakinnye na nyinshi. Kanyombya se umukuye yagukuye he? Kanyombya twahuriye hano. Avuye mu gisirikare. Nanjye mvuye ahandi simavuze. Nzahavumba. Dukubita hano hirya. Hehe. Nanjye mvuye mu gisirikare. None subwo urumva ari ngo njyewe. So we. Umva. Nako nta mbundi hari ngo mbikwereke cyangwa se nkwereke good match. Uzukintu good match. Parade ya gisirikare. We ntago wayimenya. Urayizi wowe? Wowe? Aha, okay, nta kibazo. Niba uyizi urahita uyimbwira. So, Korea ano itegikono na muri umunani Kanuma le regrette na bari benshi turahura urabona ko turi kuri Goma twaraturanye. Ni wabo Kanyombya. Kanyombya iwawe ni mu Bireri. Ariko ubwo iyo mvuze mu Bireri ntabwo ariho yavukiye. Mu nyumveza abanyarwanda mu mbabarire. We yatuye mu Bireri ariko yavukiye mu Ngororero. Noneho rero tuza guhurira igoma tuva igoma duhurira hano. Umwe nubwire batayo yabagamo. Ndavuga urashaka yanjye 101 battalion. Mwe na fande wanjye so kugira singiye kumuvuga ataza iziranye mwabanyemo nabanye muri Twaruna yarapfuye nabanyemo n'abandi n'aba frère umuntu ukiriho nyine ku buryo nitona musaza tubwira uti buriya hari wagiye muri Canada yitwa Jacob. Nadukurikirana aze kumbwira. Okay. Afande Jacob yari instructor yavuye muri 101 ahitajya kwigisha abasirikari. Okay. Shuti yanjye cyane. Okay. Hanyuma
reka twihute tumaze kureba filime ya mbere wakinnye ntituza kuvuga amazina ariko urumva waje mu ruganda rwo gukina filime mu Rwanda guhera muri 2002 industry yeah cool yo gukina filime mu Rwanda umva ni ubu turimo turare ni imyaka hafi 12 22 irengaho iri kurenga aho yani 22 uko turi 24 aha gusa iyi ni byo 22 iruzuye neza ariko ntabwo wakomeje gukina filime reka duhite tunajya aho ngaho waje kuvamo gute byagenze bite kugira ngo uve muri industry yo gukina filime yeah ntabwo urabona iyo wiyemeje gukora ikintu kandi ugikunze ntago wapfa kukivamo bivuze ngo njye nabaye nsubiye inyuma gato ariko bitangaruka ubu ngubu ndimo usubije inyuma ubu usubije gukina izihe filime tutarajya aho ngaho ubu ngubu hari iyo ndi kwandika yitwa Motard kandi indirimbo ya wa mwana ndi kubona muri iyi minsi hanyuma wasubije inyuma n'iki iyo udafite ubushobozi buhagije urabanza ukabushaka yes ubwo ntabwo nari mfite burimo kugenda buza gake gake kandi mbifashijwemo namwe ariko nyine ntibiraza nyine uko ngira ngo mu kiganiro nakubwiye nduze kwirefera wakoze ejo bundi bwari ubuzima nyine busharirika ntekereza ko uyu munsi nta n'icyumweru kiranshira ntabwo buvuyemo usanze muri ubu buzima bumeze gute wari umusitari abantu bagukunda bakuzi amafaranga byagenze bitanu bakavuga bati ikintu cyitwa byeri n'itabi nicyo kintu cyarangije Nyagahene nubwo ibyo zina ariko ibyo zina mbere yuko ibyo mbiza Nyagahene ryavuye ahubwo iryo zina ntuvuge inzoga n'itabi kuko nugereka kuri iryo zina ntabwo biza gukunda so njye nakubwiye kuva kare ko Habyarimana Charles nanamuhaye icyubahiro Imana imuhe umugisha niwe wanyise iryo zina yego na n'ubu ngubu ndiho ndayikoresha ariko aramutse atabishatse ntabwo narikoresha ntabwo nakwitwa Nyagahene ngewe ariko hano mu kiganiro birumvikana ko yes yeah cool we no mu muhanda iyo ntambuka gutya nyita Nyagahene so kuvuga kuri icyo kintu uzi murimo muri iyi minsi ibyo twumva bivugwa bavuga ko nyine ibyo nari mvuze n'ubwanze ko bigaruka ariko bigaruke bitwaye iki baravuga bati Nyagahene imyitwarire wowe reka mvuge wowe turi kumwe bati yitwara nabi yigera muri byeri agafege sinibonarinywa kuri kwabyo n'ukuri okay ngewe usibye kurwara amaso abantu bambona ndwaye amaso bakagira ngo ngewe inzoga cyangwa ngo isigara cyangwa ngo iki ibigambo by'abantu ntukajye ubyitaho oya ngewe utwa twicaye gutya ntari narisomaho oya ni ukuvuga ngo kareka nyamuneka abantu bose barimo kunkurikirana ngewe nta nzoga nyanywa niki kintu cyatumye wisanga umeze gutyo ko ntabwo urabizi nawe ukigana nisanga guteza gutya se umva Orchestre Impala nararimbye ngo urananuka ngavuga ngo urwaye sida ngo wabyibuha nabwo ngo urwaye diabete wareba nabi ngo urwaye sinzi niba ari ibiki none se mu by'ukuri Nyagahene muri black ubuzima urimo kano kanya ni ubuzima bumeze gute ngewe ndashimira Imana kubera ko sinkodesha mfite inzu mbamo ngewe nta nyiri ibyondo uza kunsakuriza turumvikana cyo ni icya mbere icya kabiri nta nubwo ngenda n'amaguru sawa imodoka nubwo yagira ikibazo natega na moto ufite imodoka imwe se mpaye inka rero ufite imodoka
tugende nyikwereke aho iparitse vuba paritse hariya ahubwo ko nta nazigaye uriya muntu uzoza mu kinamba hano hirya. So bivuze ngo rero niba ugiye kumbaza mbaza ngo iyo panaro wambaye cyangwa se uyu mupira humura banza urabizi muri ukuntu ufite imodoka mbega ariko ni gute ufite imodoka ngende kwirefera ku kiganiro nakubwiye ko ndi kwirefera ku kiganiro ko tugana ku mateka yayo ahari kuri ubuzima n'abantu bajya bamenya ubuzima bw'abantu bakunze cyangwa se bagikunda n'uyu mwanya babo badushimishije ubuzima bwabo bumeze butari abantu bakeneye kubasapoti batabaze ngo nagaye n'abaye muri ubuzima mpamvu nashaka ngo tuze guca ku ruhande y'ukuri. Iyo umuntu ashatse kugufasha aragufasha atabishaka akarorera turumvikana. Kare nigeze kukubwira nti mukuru wanjye ubwe yarambwiye ngo ni gute wowe ugenda gukora ikiganiro kitampesheje agaciro. Duherukana kuvugana nawe mu kwezi kwa karindwi. None se urambwira ngo undi nabwira ninde mbwire Yesu Kristo se mbwira umva Yesu niwe mukuru wanjye seto aske nawe uzagenda ubaze Yohani Batista azansubiza Yohani Batista sara cyabaho arahari Yohani Batista ntabwo uzi ko ari we muhanuzi mukuru. Nta kibazo byo abantu bakumenyereye naho ukora mu muhanda iyi vareze n'abari vareze iyi t-shirt n'ipantaro n'ibyo ubona wambaye ibi ngibi ni nk'uko waba uri umufundi ese ubundi umufundi yambara iki? yambara ibisarubeti y'umusiri. Nuko rero ubwo singusubije ni ukuvuga ngo nanjye ndundirira bimwe bikaze yenda umufundi ntabwo nakubeshya sindi umufundi ntabyumve nabi yenda umufundi nushiraho ese n'akazi kawe si byose. Nyuma kuva muri filime wagiye mu bufundi urubaka se cyangwa n'ubuye? Ngewe ndi umusharpentier yewe ngomba kubaka hejuru hariya ukutamunze ukora kuzamuka no kwimana wahita upfa ahubwo urebye nabi sikirwa fatana mwana. Okay, turimo turagana ku musozi w'ikiganiro. Ngenda ndashaka umbwize ukuri uko twakubonye ejo bundi mu marira menshi agenda kenshi bitewe n'ubuzima urimo hari abakwambuye tutari buze kugarukaho muri ubwo buzima hari abantu batangiye kugufasha byibura bitewe arya channel yitwa ngo iki yawe TV yawe TV nibo ba mbere nabonye abantu batatu bahamagaye muvuge mu izina ubyumve nta kibazo witwa Alpha uramuzi? Alpha rero baramuhamagaye ati Nyagahene ngwino wirukanka akira amadolari 500 ntumbone gutya ngo ugire ngo iyo kumara iki wowe ndayikugurira. Nyagahe hari ikibazo ushaka gusoreza kino kiganiro? Yego umugore wo kumara iki? Umugore se wamara iki? Umugore mbaho umuryango wavuze ko basezeye seminaire noneho yego nyine reka mbanze nanjye ngusubize bon intumwa Paulo buretse gatoya tugiye muri Bible umva turaza tugaruke nta kibazo nta mugore mfite. Nandi mundo kubaza
Nyagahe narakubonye singukoreye umuti ambwira nyine ariko umeze neza Alleluya amen noneho umugore araje ibintu byose bibaye amahoro ngo yaragukumbuye umva bizu hano vuba nari ngize umvise umeze gute ndasusurutse cyangwa urasusumiye ndasusurutse akigusoma wumvise warira Nyumisha ute? muhereze mikrofone mbere ukuntu byumvise ndasusurutse inyuma y'imyaka ingahe batagusoma shani imyaka myinshi n'imyaka ni 10 shaba kongera ikindi basi bakongera ikindi izina ni ukuri kw'Imana yarakutamiye yutinzaho gato afite ariko Nyagahe arankunda ariko buriya ntabwo bizi wowe wowe se bimeze bite yewe uri ngewe waretse diri tukayirangiza uko ugifite imyaka yo kubyara nta mugabo usaza uzi n'ibindi bebe twagiye tujye muri salon de coiffure bagubite coiffe ya bon Wow. bamwogoshe oya coiffe se no kogosha gusa oya Coiffe. aka Neza. none nashireho n'akamakiyaje ka propre makiyaje se namara gushize sana turebe inzara Sahanga sibaye. reka turebe inzara kwanza ukuze apo barabikosora ibyo ngibyo barasire ibyo ushaka ibyo ni ibya kera Barashiraho no ku birenge biriho barashiraho iki? uvuga ngo hariya barashiraho umweru noneho bakate gutya Bakata gute? Nyereka turebe. reba hano fasha uvuga ngo aha barashiraho umukara noneho bakate gutya bashiraho ka design shaka ako amugari Nyagahe tubwira urumuga wabasha kubuza gutanga care mubaze babyize nabyo muri wajya ngo babyize Ntabwo bikugaragarira wowe. munuzi n'ibyinzara ngo bagakata gutya n'amakwafe y'abagore yewe hanyuma rero ubwo none se urateganya basi kuzazana umugore tunasoze ibyo kwaganiragaho erega waruncitse n'uyu kumurema gutyo c'est confirmé Icyo uvuga. umuke turagutwerera umugore ese hari umuhanzi witwa Dawuda Imana imuha umugisha yarapfuye niba yarapfuye basa kano ni ka joli hari na biju batandukanye joli na biju nzahite cyangwa biju n'uriya ko biju ntabwo namubonye hariya Zamudaka bona city ya. ntimuzagirane amati cyangwa se ibintu by'amashyari Oya. Tuzi kubana. wowe nande No uvuze tazagirana amatiku. okay nta kibazo urana turamuzana mu kanya uwo mugore wundi nava ahantu ari nandi gukubaza turimo turasoza baza nta n'igitekerezo cyo kuzana umugore ufite ubundi barakubwira ngo fata umwana wese nk'uwawe abagore bose bafata nk'abawe bazagukubita bakwibeshya ukwangwita koko hoya ndavuga abagore babandi ema Nyagahe shaka umugore n'ukuri Umugabo uzi gutangira. shaka umugore kuko njye ndi gukubonamo inzara rwose nzara y'iki inzara y'abagore ariko sha haguruka hano bazu nabereka ubwiza ufite Ntago babubona koko. hindukira nasubye ibyo nyine nibyo navuga ko ufite inzara yego yewe ngewe shaka umugore nyine tugutwerera byane Nyagahe by the way turimo turagana ku musozo Nyagahe reka tusoze kino kiganiro ubwo by'umugore nyine abantu bamaze kubyumva njye nkurukije ukuntu uri kubimbwira abanza nta gitekerezo ufite ubundi nsoza ikiganiro ndi kuganira n'umuntu nka muhondo oya kansoreza utaza kunkubita ase nta mavuti neza Emma
Nyaga reka dusoze wakoze cyane nyine kuza kuganira natwe aba ari byiza kugira ngo abantu bagiye babakunda n'ubu bakunda cyane ko niba ibyo atubwiye ari ukuri ushobora kuba ujye kugaruka muri industry kandi byaba ari na byiza nufata icyo cyemezo kabisa nje nzagushyigikira n'uyu muzazane sibyo abanyarwanda baragukumbuye kukubona ku mateleviziyo ni byiza ko wagaruka ndetse ngewe niba ufite n'ubwo bubyutse ku bantu baba bafite amafilme bakora abahanga turacyabafite hano bajye banabegera mu bitekerezo banabakinishe tureke kuyibagirwa nkaho tutababonye kandi mwaraduhaye ibyishimo wakoze cyane kwitabira utumire guri Yawe TV ubwo n'ubutani tugukenera Yawe TV share subscribe comment ewan ibindi turi kumwe asante sana Nyagahe wakoze cyane okay